abandi bose bamukenera bamujyana ubu ntabwo akiri uwanjye yabaye wa industry ariko mu buzima bwa filime n'uw'isi yose wamukenera wese yabajyana ni nawe manager ndisenye urisi n'ubyumva ariko no kugira kabwati ntawe nkeneye kuba manager wa ubwo burenganzira arabufite yanyeretse wenda nk'umuhungu w'inshuti ye yego boyfriend ntago mbishaka ati ndabona ameze nk'ikirara ese ikirara umusomye mu birane mwana hoya ndebe igihoro nkakibonamo igihoro uramwanga ndamwanga Hello people, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye byo kwisi n'iby'agaciro cyane kwa mu bahitamo yawe TV mukareba ibiganiro byacu si ibyo gusa tuba tufite na website kugeza amakuru agezweho kandi yizewe ikintu cyambere n'amakuru gacukubiri no kubaho udafite amakuru yawe tv.com niyo website yacu usanga amakuru yizewe kandi meza cyane ikindi kandi ushaka kuba physical fit umubiri wawe ukabuteye neza cyane ugana Body Max Fitness uduherereye mu Giporoso usa n'werekeze Kanombe udusanga muri Hilltop dufite serivisi zigiye zitandukanye dufite gym usangamo ibikoresho byose bigufasha gukora siporo dufite sauna na massage dufite swimming pool duhamagara kuri 0788 35 41 ubundi tukagufasha cyane imbere yanyu muri kumwe murimo murareba abagabo umugabo n'umwana n'umugabo n'umukobwa tubahaye ikaze kuri yawe TV yitwa Gashugi yitwa Shafi yitwa Jean Pole ari kumwe nande na Kariza ayo niyo mazina mwagiye muwamenyaho muri series zitandukanye bagiye bagaragaramo duhereye kwa Shafi ubundi zina abantu bakunda kukwita noneho ubu niriye ni menshi kugira ngo bazahitemo biba bigoranye ntago nzi uburyo nabivugamo ariko bo ni menshi nkuko warabivuze arabanyita Gashugi arabanyita Pole Jean Pole arabanyita Shafi bo biterwa nabo duhuye nyine muri rusange ariko nayo ngayo turi kumwe na Kariza we Kariza si iryo gusara ndi wigeze ukoresha we ubu ni Kariza ndi kwitwa ubu ni Kariza uri kwitwa no muri quartier ni Kariza cyane Kariza ni iri hit cyane abantu batazi Kariza abari akana kakabandi koko akana ari kumwe na tubagezeho ari akana kakabandi y'abana kagacakura karasa boro biriya bintu subundi wa mugani kweki ubutarabura akana kakabandi mba ndakana kakabandi nyine buriya bangiriye icyizere babona ko mbishoboye bahitamo kuba akabandi mbese Gashugi gutunga umwana umeze kureba ubucakura we biba bimeze bite muri filime nyine ubona nyine ko ni ibindi so ntago navaye ngo mba mbizi ndabikeka sometimes nyine umwana ugasanga nyine afite imico mibi amwereza mu kigo ngororamuco kagenda mvuga ngo azagoroka garuka none basasa byarajaguye byaranze so ni ibindi wagarutse n'ubu utarahindutse ntabwo aba yarahindutse ahubwo usanga no makarere yongeye kwibaza aho yagiye kwiga umwana yaragorowe ntiyagorowe so ugasanga nyine umwana nta kintu yigeze ahinduka sometimes bibaho benshi batekereza ko umwana mujyanye mu kigo ngororamuco cyangwa kugira ngo agororwe ariko azameze neza no twakoze contraire se bashaka ko yagororwa umwana hari mubi cyane birenze kandi ubundi no kujya niba abantu babyibuka neza tugarutse mu episode yagiye arangira n'ubundi mama we nabonde nako bari hameze neza ahubwo ati umwana n'ubundi wohereje mama we ntabwo bashaka kujya mu kigo ngororamuco kubera yuko aba yumva yuko najya mu kigo ngororamuco ofete uyu mwana azi ko uwo tubana ariwe mama we ariko already ngenza amakuru yuko atari wenyine ko yamureza akiri muto ariko uyu ngo azi ko ari wamubyaye noneho akavuga ati mama nyawe wamubyaye nimva umwana yagiye mu kigo ngororamuco azumva ko ari njye wamwohereje bize kubindura hano mu neza akavuga ati rero ni boro yanjye ntagomba kumva iruhande bibi ntambara rero kugira ngo ahindukire byahuranye no kugiza gitomo yatorotse aho yaragiye mu kigo ngororamuco atoroka abaragarutse bituruka nuko rero umugore wanjye yashawe n'umuntu ko agaruka mu rugo kugira ngo nyine induru zihoshe umubonye atikaze neza mboga ziza yego kugira ngo umwana nyine kamemaje gutuza mu muryango ariko kumbi yaje gusanga ari ibindi bintu okay first sana welcome to the show tubaye ikaze kuri yawe TV Gashugi series ni series yawe wanditse una directinga feedback yimeze ite kugeza uyu munsi wa none ni nziza nta kibazo kubera ko yaba nge uyiproducinga cyangwa se uyobora ndetse n'abafatanya ibikorwa dukorana ari babanga umunsi ku munsi so ntekereza ko wenda kugeza iyi saha nta muntu wenda navuga ngo usaba umunyu ushobora gusaba isukari ariko ntabwo yasaba umunyu urebye
biracyari hasi ariko byaraje ariko ntabwo twageze iyo tujya ariko turacyari mu nzira ariko ntabwo turi mu nzira cyane turacyari mu makorosi. Yego. Okay, ni byiza cyane. None se twigarukire kuri ku mubano wawe na Kariza mu rugo. Kariza mubanye mute kugira ngo n'umuntu utajya ureba iyo series aze no kugira n'amatsiko yo kuza kubikurikirana ibyanyu mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima bwawe? Ntabwo turagira mu buzima busanzwe, turacyari muri filime. Kariza mubanye mute, ubundi gukastinga Kariza byagenze bite, umusaruro wari umutegereje mubona ari bubona? Ofete rero byagenze sinabanga Kariza namukastinze gute, nari mfite projet nari ngiye gukora ya filime ntagiye kuvuga izina. Yego. ntabwo ari kuzakina ari Kariza. Hari undi mukino nari mfite. None reba umwana ukuntu areba n'uburyo aganira n'uburyo avuga, umwana ku buryo nshaka gukora, umwana ashaka kumeze nk'akabandi yazavamo umukoresha ko nyine yaba ari umwana nyine, wenda turaza kubigarukaho nyuma ku ruhande, nta muhanuzi mu babo. Avuga ibi ntabwo nzamukoresha, ibi ntabwo azakina ibi ngibi. Nyuma ko tugenda tuganira byinshi, ko nisanzwe nanamuzi nanamubona n'abantu byose bwabo bandi bizabamo aza kwisangamo twakoranye gutyo muri ubu. So araza turakora, mbona biraje uko nabishakaga, wenda yitangira nyine tangira wenda harimo lakini bitameze neza, ariko aza kujya ku murongo numva nifuza kugeza isa no kuvuga ngo kudirectinga filime ntabwo ngora. Ni wa muntu nyine wumva, ni wa muntu uzi ibyo gukora, ibyo agomba gukora, ni wa muntu ugira amanyanga nyine, buryo anashobora no kuba kwakitinga nyine agashyiramo n'akandi kantu utari wamubwiye n'ubundi nyine ni talent y'umuntu nyine tu. So afite impano, nabonye ko ari umwana udasanzwe, ni umwana ushoboye, ni umwana ufite ubuhanga budasanzwe, ni umwana numva ko byibuze ejo hazaza haba ari heza, ni umwana numva ko byibuze byazamutunga kugeza ubuzima bwose, numva ko yazagera kuri level nyine ishimishe muri rusange. Yego. Ni byiza cyane. Twigarukire kwa Kariza. Kariza aba umwana w'akabandi, ariko se kuva gufata iyo role ntago byakugoye kwinjira muri Gashugi series? Niyo series ya mbere wari ugaragayemo, byagenze bite muri rusange? Okay, muri Gashugi yari ya mbere ngaragayemo, gusa narabikundaga. Ngiye ntago byangoye kubera ukuntu nabikundaga kandi nanabikurikirana cyane. Nakundaga kureba andi mafilme yandi abandi bakinnye, nyine ntago byangoye kubyinjiramo. Ni ibintu byanyoroheye cyane, gusa hari amasene bagendaga bamereza no kuba ari ubwa mbere ngiye imbere ya kamera. Ntago nyine hari aho nategwaga nkavuga se ibi bintu baranyirokanye, ariko nyine abari bandi hafi bakavuga ati ni byoroshye, bifate simple, byoroshye n'utuntu tworoshye. Ntago navuga ko bitangoye cyane. Nyine Kariza ugaragara kuri kamera ni Kariza utuje, ariko none no muri series ubukora ububanda ariko witurije, ukajya wicinya icyara ku ruhande ariko unundi utuje. Kariza tubona kuri kamera atandukanye na Kariza wo muri Gashugi series? Baratandukanye cyane, kure cyane ariko kuko Kariza wo muri Gashugi aba ari umusazi wiba ugenda nyine buri tuntu turiya twose tuba turimo hari, ariko Kariza usanzwe ntabwo ari byo akora. Twigarukire kuri papa muri series. Akenshi ukuri kwabyo ni ukuye, hari abantu baba bazivuga bati uriya muntu wenda ni se muri series ariko hanze ubundi bafitanye relation, ni inshuti bisanzwe, ni iki? No mu buzima busanzwe n'umwana wanjye, n'imfura yanjye ubundi busanzwe. Yego. Byaranahuranye no muri filime bari n'undi umwana wawe, n'imfura yanjye, ni umwana wanjye tubana umunsi ku wundi, nubwo wenda bakwa mama we, ariko n'umwana wanjye. Yego. Umwana wanjye nta mico mibagira, nuko nyine sometimes bura byaranashimishije bakazi, kubera yuko kenshi buriya biba byiza ko umwana uko asanzwe afite imico myiza yitonda, noneho muri filime noneho umugira akabandi. Buriya umuntu abikompara ko se byavuyemo. So abantu nyine menshi babyibazaho. So ubuzima rero busanzwe bwa buri munsi ni umwana wanjye, niwe mfura yanjye, ndamwishimira. Akora nyine muri rusange mu busanzwe mu rugo aba yitonze, ni wa mwana ubyuka mu gitondo akaba ubaha Imana, agasenga, agakora imirimo yo mu rugo. Umukobwa uzi guteka, ni umukobwa ukunda abantu, ni umukobwa ugira urugwiro, ni umukobwa uzi kubana. Mbese no kuvuga ngo ntarinze kuvuga byinshi, Kariza mu buzima busanzwe ni control y'ibyakinnye muri filime Gashugi. Yego. Ni byiza cyane ko muri filime mukino uri papa we, no mu buzima busanzwe ukaba uri papa we. Ariko mbere ko tugera ku mubano n'undi w'umwana na se mu buzima busanzwe, umusanzu wa Gashugi, umusanzu wa Shafi muri sinema nyarwanda wo kwitroducinga abakinnyi bashyashya tuba tubona, izo mbaraga ziva he zo kuvuga ngo reka ndeke gukoresha abakinnyi n'undi bafite amazina ahubwo nzane talent nshyashya abantu bazibone? Kenshi nuko ko bari abantu benshi usanga barabuze aho binjirira, basanga nyine kuvuga umuntu afite impano ariko akavuga se ndiye muntu uzamfasha.
sometimes n'abantu batangiye gukora wenda projet mfite filime nshyashya rumva ko yibaza ku basanzwe bakina basanzwe bakora filime kumva ko ari bizatuma byibuze filime yitirebwa cyane mais pour autant ugasanga no kwibeshya kandi benshi dushaka kugira ngo filime itere imbere ushaka ya maraso mashyashya ese ko hari abandi bashoboye bano bantu nabo baje byakunda ese n'abano bantu babasha ese birashoboka ko nabona andi maraso mashyashya ninjizamo bigakunda so mbitekerezaho kenshi muri projet zanjye niyo ngiye gukora 80% ari abantu bashyashya so abandi basanzwe bakaza muri bake cyane mu buryo bushoboka kuko mvuga ngo ndashyiramo imbaraga mu kwandika ibyiza ntegure neza location zigendanye na script mfite abatekinisiye beza ibikoresho byiza ukabona ko nyine ibyo nateguye byibuze at least 80% bigerageza ntabwo nava gushaka kuko ntabwo ndi imana ariko byibuze 80% ukabona ko byagerageza so nkatangira gutyo so rero ku giti cyanjye rero biramfasha kubera ko bafite na discipline barumva baba gitangira no muri mubwiye saa 2 hagerera igihe nimubwiye ngo ni saa 1 hagerera igihe mbese kumva ko mushyira hamwe kandi nabafite inyota yo kuvuga ngo nzagera hana niyo gize nakabaza hora nako mwamwumvikana ikindi cya kabiri kumva ko nyine ari wa muntu uvuga ngo nzagera kuri ikindi kwa Kisaso kumva ko nyine byibuze ntanga umusanzu wo kuzamura abashyashya kugira ngo byibuze ngira uruhare byibuze n'icyo nabamarira muri rusange igihe gishoboye yego byiza cyane ko Kariza mu buzima busanzwe n'ubundi ari umwana wawe no muri Gashugi series n'ubundi akaba umwana wawe mu buzima busanzwe ari ubizi ko ari umwana witonda bwari n'ubwa mbere agiye gukina muri filime gufata iyo initiative ko ngo ndabona yavamo iki kindi kintu byaje gute well ubundi ubusanzwe batekereza ko sinzi uburyo nabivuga batekereza ko uko usanzwe umeze mu buzima bwawe bwa buri munsi ariko wamera muri filime mais pourtant no kwibeshya no kuvuga ngo burya casting ni iki hari ushaka gusanga n'umuntu atacetse mu buzima atacetse ariko avuga ngo nkeneye kuzacting urakaye umugome akabikora byo gusiga isabune n'abantu mu maso uti ndeba si ibyaho buriya ntago ngiye kwivuga meza ntago ngiye kubivuga gutyo ntago ndi imana ngo ndivuga meza yego ariko nkubwiza ukuri ni izina ry'Imana Imana yo mu ijuru ibyumve nta bugome ngira birabitutsi ntabyo ngira muzo musa okay muzo musa ishobora kuza nakazi ariko ntago nava ngo mbidonekanye ko n'ibyo utarakazi ntago nava ngo ngiye kubita umuntu gutya mu byo busanzwe cyangwa ndakare gutya atarakazi ikindi gukunda bakubwa gushurashura gutya n'ibyo byose muvandi singiye kora mu bintu byawe ngende umudive umunsi wa karindwi kiriya cyo kunywa babona muri filime no mu buzima busanzwe ariko cyo kiramwebwa muri filime ibyo tuba turi gukoresha tunywa mu buzima busanzwe ntabwo unywa inzoga ngende somaho ariko ndumudive ni ukuvuga ngo somaho gake impamvu mvuze gutyo mu somaho ngo kubw'inda yawe yakunaniye ntago kavuze gutyo ntago najya harango nite ngo umwere kubera ko ibijyanye n'imyemerere y'idini uvuge ngo kubera ko ndi umudive cyangwa iki ntago ndibuze gusomaho haba wundi ijisho gere imbere y'abantu b'abapasiteri basangira ati ntago nsomaho vino n'umukobanyi njye nemera ko umutima w'umuntu gukizwa cyangwa se gukizwa ari umutima w'umuntu niyo mpamvu rero ngiye nshobora gufata akavin nkaba nagasomaho ariko sindenge unkora amahano rwose muvandimwe wanjye n'udukurikiye nashaka kuntumira zantumire ndagasoma okay sawa cyane none se kubona Kariza afite role ebyiri zitandukanye Kariza wo mu rugo atandukanye na role wo mu kazi muri Gashugi series cyane rwose umuntu ucyumviye inkuru nonaha akaba yabishidikanya akavuga ati ahubwo buriyo ubwo se yamubonaga mu rugo n'ubundi yabonaga ari kuri yitwara niyo mpamvu yahise amushyiramo amuhirore umuntu ufite iyo myumvire yuko umuntu abona muri filime uko nguko ameze n'ubundi no mu buzima busanzwe ariko ameze mubwira iki ubwo wenda yaba ari ya myumvire wenda navuga itari myiza cyangwa se nanjye gukoresha interime ndikaka abantu bakabyumva nabi ariko navuga ko ari imyumvire itari myiza ku giti cyiwe gukoresha interime yo kwiyubaha kubera yuko kenshi burangiye na majorite iyo umuntu aje ubuzima bwasanzwe kabamo nkora contraire nibyo byiza biramfasha nimba wenda nanisanzwe wenda nkuza imico mibi wenda yo gutendeka mu zo sanzwe type nkuzana muri filime noneho ufite imico noneho yo gukunda umuhungu nase kenshi na Borino buriya ukanza buriya Borino ariko ntitonda niwe munyamabara tugira mu zango abantu nyine babona ko uratumvikana na mushiki we amubwira ati ibintu ubu ngorera sister rwose niwe munyamabara ubwo no kuvuga ngo Borino ukina muri filime nuko ngo buriya muri make mushiki wa Borino ntago yakugira inama yo gukunda abantu babiri mu buzima busanzwe ntago yabikora
niwo mwihariko niba wawe. arambwira ati iriya ntore ni umwana mbese ni ukuvuga ngo umuntu uzabonamo hariya ni contraire Okay. umubona umwana mwiza nyine uvuga ngo mbese niko dukora twebwe nuko bimeze rero Abantu bareba Gatesi n'umushiha, Gatesi wo mu buzima busanzwe aratuje. cyane Mm. cyane cyane rwose icyo niwo mwihariko dufite muri projet yacu Ni ibanga ubibuye. wenda mbishyize hanze ndabivuze ariko uko dukora nuko Biranyuranye n'ibyo babona kabisa. ariko usibye ahantu hamwe leta mvuga ngo se ngo Chelsea ngo buriya ngo ntabwo Chelsea ni exceptionnel Chelsea ari hamwe Ibyo babona ni biriya. Chelsea uko ameze niko ameze uwo nguwo Chelsea niho bitandukanye, wowe wenyine ukuri yakina n'undi wabimeze. Chelsea ni Chelsea Zirakeya n'undi arazigira mu buzima busanzwe. bikomeye Okay, pesana Kariza tugomba kuganira na papa wawe cyane kuko aba yaragutanze izuba. Niyo tukazigarakira kwa Kariza. Papa wawe wo mu buzima busanzwe na papa wawe wo muri filime kuri akuntu yitwara, duha ishusho yo mu buzima busanzwe noneho mubanye mute mu rugo. Ntaganyuzamo n'ubundi kagashiya gakaza. oya icyo kibazo njya nkunda kukibazwa kenshi gusa kubyumvisha abantu nabyo bijya bingora kubera ko bitewe na filime yabanje kugaragaramo nyine amarore yagiye ahabwa baba bumva ko ntibibaho wisetinzemo ko ari umuntu w'indyarya umuntu utukana umuntu w'umuhehesi nyine uba uri mu dukobwa kuriya ariko biratandukanye cyane Yego. ni umuntu ushobora kwishimira kuba ufite mu buzima bwawe kubera ko biratandukanye nyine ari ni umuntu wisanzura mushobora kuganira ukumva uranyuzwe biriya bitutsi byo mbyumva iyo turi kuri seti Mu rugo wapi? Umudivaniste. Umudivaniste biriya bitutsi ni iby'akazi. ni iby'akazi Umunsi wa karindwi. Wabaga no muri korali. oya ntabwo nigezemo kubera ko nashatse kuyijyamo ariko ngezemo hari abantu babiri banciye intege pe anciye intege rwose arambwira ati muvange rwose urimba nk'ikijanga ntabwo byavamo ubwo iryo jambo n'ubu niyo mbitekereje ariko byambwije ukuri nuko abantu banga ukuri byambwije ukuri rwose uririmba nk'ikijwanga ngo ndirimba nk'ikijwangajwanga rwose ibyo kubimbwira yambwije ukuri nageze ko nabitekerejeho nk'umwaka wose washaka kujya kwigira mu badive mu ndirimba muri korali twari dufite korali yitwa New Life iyi korali nshaka kujyamo ngo kibanciye intege ntegera na dirigeant wa korali niko byavuga ni umuntu wambaye mufite biri niko ndirimba nabi ati nimba twumve we noneho yarabihuye ndirimbye araseka ariko mbona ko nyine nacishijemo ijisho namwe nsetse iki ngo harya ngo ushaka ahita mu bindi arandiviye so nanjye hashize iminsi ndi recording telefone ndi recording yawe numva bitavamo ariko naririmba nka base numva byava ariko none nkongera nkumva ijwi rirabuze nawe ntabwo se babonye ko reka njye nterana gusa najye nterana ngasenga rimwe bikananga ko ndi umuntu yego no kumara igihe ntagiye ko ndi umuntu bikanga ariko ku mutima nyine ndasa ku mutima no bibaza nihe korali wakundaga se nihe korali wakundaga muzamenye n'ubu ngubu n'indirimbo zayo ndazizi ariko ntumbwire ngo ndirimbe kuko bari ikibazo bacyumvishe ariko ndazi ushaka kuzirimbira muri ekuteri iryamye nta muntu wumva ko ndi muri mood ariko usamutse ucomoko Okay, fresh sana yitwa Gashugi niyo tuzimo twiganirira. Nese Kari, hari ukuntu muri quartier bubanye n'abantu ku izina ryawe bagabana Kariza yagafashe hano hose urahura na Patrick utanamuze kumva Kariza tuvuti nagafashe ibyo bintu wowe bimanaginga gute kumva nyine kutagafashe hakiri urugendo rwo gukora. Oya njyewe numva ko iyo umaze kwiyumva gutyo bituma nta yindi nta abantu utakivugisha ubu ngo oya ntabwo ngiye byabaho iyo wiyumvishije gutyo bituma utazamuka ntabwo ukomeza gutera intambwe ngo ugere kure nyine gusa bijya bibaho nkagera nko mu nzira bakavuga ati so ukina muri Gashugi turakuzi turagukurikirana gusa njyewe ntabwo urwego ndose rwo nifuza kugumaho ndifuza kuzamuka nyine bikabastinga bikagera kure cyane. Okay, twigarukire muri Gashugi series. None se uriya mukozi ubeshyera we mu buzima busanzwe we mubanye mute?
nawe ni akazi ni umushuti wanjye ahubwo birenze ariko nta muntu ujya ubyumva mu bareba Gashugi nyine batazi ubuzima busanzwe tubamo ni umushuti wanjye ariko iyo tugeze kuri seti birahinduka nyine niba umwanzi biba byabaye akazi gusa ni umushuti wanjye bisanzwe turaciringa atari muri filime Kariza ubundi ubuzima bwe bumeze bute nyine mbayeho nk'abandi bose hari akandi kazi kari inyuma ya filime nibyo mba mpugiyemo no kwibera mu rugo nyine hamwe n'ababyeyi hamwe n'ababyeyi ariko papa wawe yatangiriye atubwiye ko mama uba kwa mama wawe ko kuba utabana na papa wawe mukaza guhurira mu kazi kenshi ntibituma ubona ko hari urukundo kuzana amabanga y'urugo ngo ushaka kugira ngo usanye n'umuryango kuba mu rugo ngo byamuhunga bigenza ababyeyi bari ku ntushoye kugira ikibazo akavuga ati mama w'umubyeyi ataza kuba ati byageze mushyira mu itangazamakuru ryanyu n'abamuzi ryanyu burya hagati y'umugore n'umugabo bafite ibintu byabo byakiriye nyine kandi mama we afite abandi bana ubwo nyine nuko nyine ubuzima wabyo nuko ngo ubuzima nabyumvishe none se twigarukiye kuri Gashugi akabana papa wa Kariza no mu buzima busanzwe haba no muri filime hari igihe akenshi umubyeyi usanga abona motari umwana akamuhitiramo ni wowe wahitiyemo Kariza kumwinjiza muri sinema cyangwa nawe yarafite icyo gitekerezo burya Kameme ntabwo wahitiramo umuntu ikintu atashaka ni wambwira ko abikunda mbwira ko abikunda yumva ko ari ibintu samwe nk'umwana nyine mu rugo amane wapi ntabwo byavamo kuko nyine yabishakaga ndavandeka ndebe biza kuza gutyo nsanga nyine ko yaranafite muri iyo mpano kuburi Kameme ikintu cya mbere kugira ngo wumve ko ufite impano banza gukunda icyo kintu kuko yabikundaga mbere ndavana ko abikunda noneho reka tubigenze gutyo nako cyasa aba yajemo gutyo nyine muri rusange aba yagezemo gutyo abandi bose bamukenera bamujyana ubu ntabwo akiri uwanjye yabaye wa industry ariko mu buzima bwa filime n'uw'isi yose wamukenera wese yabajyana ni nawe manager ndisenye urisi ariko no kugira ko bwatinye ntawe nkeneye kuba manager wa ubwo burenganzira arabufite ashaka undi mu manager akagenda ariko ubu ngubu ni se urimo ku managinga Kariza ubu ngubu ariko ushobora no kuzagira akambwira ati ntago mbikeneye umwana kumvikana yagiye akavuga ati inyungu zanjye undeberera ese wamugana ku kantu k'inyungu gakomojeho naregiye kaze ubwo papa wawe uhambuganiye kanibarize Kariza akabazo naka Kariza uhembesha papa wawe uti kandi ahaha mu rugo akurihira ishuri nagakubyaza umusaruro mu kazi ariko nakwishyura oya ntabwo bishoboka burya akazi ni akazi iyo turi mu kazi bya famiye biba byagiye ku ruhande iyo ari kuhemba abandi bakinnyi nanjye agomba kumpemba nk'umukinnyi nyine kuko ntabwo aho ngaho byaza ngo uri umukobwa wanjye nk'ibiki ku ruhande nyine amemba nk'abandi Kariza ku ifaranga ko numva none se Gashugi ntashobora kuvuga ati ariko umwana wanjye waciye bugufi dore ko n'ubundi mwishyurira ishuri imyenda ko ntacyo mburana niba abandi bahasenkani wowe nibura njye nkuhavene ukabyo ngibyo ukaba wabyurira ukavuga uti mwana wanjye reka njye nkuhe make bitewe nuko wowe n'ubundi uri umwana wanjye n'ubundi bigaruka mu rugo karamubwira n'ikintu utanazi gusa nyine amasezerano yanditse imikorere ya kandi ari n'umwana wawe byarenze kwisi naye muntu wanaciye menshi mu bantu dukorana byarenze none se umuntu yakwibaza ngo aho ngaho usukuramo kwizerana niba umubyeyi n'umwana bagira amasezerano y'akazi mwabuze kwizerana se ni ukuvuga ngo nyuma y'akazi iyo turi mu kazi nyine mbura kuvuga ngo ushaka kumubwira nti ndashaka nkora wenda bino ibintu ukabitunganya gutyo n'ubushyize doke mukazitunganya mu rugo ushaka kumubwira nti izi nkweto nyine yaje nk'ukunsura mu rugo izi nkweto zitunganye kuko urumva aba kwa mama niba ushaka kuzi wanjye tukaba turi kumwe akazitunganya kubaha nyine nka se nk'umubyeyi ushobora no kubyibagirwa kubikora ariko mu kazi niba azi ngo hari shooting mu gitondo saa 2 ahagera mbere aba yanahageze agakora akavuga ati ukwezi kwanjye kwashize ko mutampemba biti nta miyaga nta kurenzaho umunsi mbese n'umva ngo ariko ninabyiza nandi ndabyishimiye kuko nimba ari akazi ni akazi nimba ari ikintu twashwanye mu ruho hamwe nibi nibi simba ishaka ibintu bitandukanye nko mu minsi yashize wenda nkavuga gatoya yanyeretse wenda nk'umuhungu w'inshuti ye gutya boyfriend ntago mbishaka ati ndabona ameze nk'ikirara ese kirara umusomye mu birane mwana hoya
ndeba igihuru nkakibonamo igihuru uramwanga ndamwanga ntiwamuje uburenganzira bwe se ubwo nk'umubyeyi nyine ndavuga ntabwo mushaka wenda umuhungu hari amateka ya nenzi ariko nyuma za kumenya ngo yarahindutse umuhungu turanahura turanaganira marezuma ko nawe yaje kubonamo ikosa nyuma ye akagusanga umuhungu nawe ntabwo asobanutse akaba abiretse ariko yateye intambwe yo kugira ngo abinyereke urumva ko ndi umubyeyi agomba kumbwira hafi hamwe ariko umuhungu atamushyira ku ruhande ubu ngubu ari safe bamushaka kumubwira ati mfite umuhungu ushitanye nzamukwereka turisanzura no muri ariko mu kazi ni ibindi ibi mbabwira nyine ni ukuri yego niko kuri ntago ujya ubeshya nta motivaniste ubeshya none se ako kantu kumoje ahubwo reka nkagarukeho yakweretse boyfriend nawe ngo itari kuri musore nzi imico ye ntago ari sawa we noneho aramutse afite boyfriend akaba agukurikirana muri series akaza kumenya ko ari wowe se kavuga ati birangiye relationship tuyihagarikiye so bashobora kuzankomera mu rugo byo nibyo imbogamizi iki kibazo uko nko kuba bibonyemo imbogamizi bitewe no kuzi imico y'umusore nawe ugukurikirana muri filime akaba ati sinarenze ko yari we papa wawe aho iyo biza kuba umusore naramubonye muri filime atari mu buzima busanzwe ari kwifata nk'ibintu bisemba ariko noneho mubonye noneho mu buzima busanzwe uko ameze mu buzima busanzwe ni ikibazo nanjye rero namubonye mu buzima busanzwe nawe rero mbonye yamusobanuriye kubera filime bla bla byinshi bitandukanye nta kibazo na kimwe kandi burya ikintu cya mbere ariko hanze aha hari abantu babazi ko ibintu umuntu akina muri filime ari byo niba ariho bafite iyo myumvire se abo ni abandi nyine afite iyo myumvire so boyfriend waje muri abo bandi afite iyo myumvire ku giti cye kumva ko atayisporta cyangwa ananganize musobanurira ibintu yagenda twigarukire kwa Kalisa papa waravuga ati yagenda akaba bumva yatabaho kubuje uburenganzira bwawe oya ariko nibyo none se umutipe udashobora kumva ko filime itandukanye n'ubuzima bw'umuntu busanzwe nuko ngo niba ndimo numva neza nkumva Kalisa ukundanye n'umusore papa wakamwanga wamureka oya byaterwa ndamutse mbonye nge ntabwo ashobora kumbwira ati naye nkora iperereza ryanjye si ukuvuga ngo mpise mureka aka kanya kuko papa yamwanze ashobora kumwanga ayo makuru papa yaguhaye wayuririyeho naye nakoze research yanjye mbona nibyo nyine birangiye okay sawa cyane none se Kalisa iyo umwana ari mu rugo hari imirimo akora y'abana niba kwa mama wawe nashobora kuguha imirimo igahura na shooting ukaba wabura cyangwa wamubwira uti mama ndoye nabaye umusitari mfite akazi iyo mirimo yawe ihuye n'iya shooting wabigenza gute ntabwo bijya bibaho ari mama arabizi aransapotinga kuko arabizi akazi nkora ubwo rero iyo turi kumwe ndamubwira ati ejo mfite shoot ntabwo ashobora kumva kandi kazi yagupangira mbega shoot yatumye umwana mu rugo akura oya buri kintu kigira igihe cyacyo ndamuteguza nkavuga ati ejo mfite shoot ubwo iyo nyifite nyine ubwo ibindi mbikora mbere yaho yego twigarukire kwa papa w'umwana none se umwana iyo atangiye gukorera amafaranga ariko nawe yatangiye kwiyumva kontarira hari uranamwishyura neza nta kuntu mu rugo atangira kujya baha kondisiyo akaba ati nsigaye nkorera amafaranga yanjye noneho nanjye ngomba kugira umurongo mbaha w'imibereho ni ku giti cyiwe burya mu kameme burya iyo umuntu ahembwa amafaranga biba bitandukanye n'ubundi ahembwa ndavuga ngo iyi saha ntago yajya kubwira mama we ngo cyangwa akamubwira ngo nimugurire ngo ipantaro ngo ni muri salo arimenya yego kuba yarakuze nyine kameme abahembwa so ibyo rero ku giti cyane nimba ahembwa cyangwa se wenda akorera ako kazi kose ntago navuga ngo uriyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndavuga ngo ku giti cyawe nimba ufite ako kazi ukoramo kora icyo umushaka gukora gera ku cyo ugomba kugeraho nimba yamwe amafaranga nyine ntabwo uri buze kumbwira ngo nkeneye ngo yayandi y'umurengera kandi ufite ayo uhembwa nyine ufite akazi nyine rero kuva rero ngo yakwigira ikihebe cyangwa se ikigenge mu rugo cyangwa se ikigomeke mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo byavamo kandi nabwo ashatse kwigira umuntu wa danje ngo yasohoka mu rugo ajya kwikoresha none tukajya kumuhamagara twagiye kwikoresha dukora akazi dukora akazi ubwo yaba yaretse kwitwa umwana oya umwana buryo ko yagenda kose niyo yaba ari umukecuru cyangwa yararongoye agomba kwita umwana mu rugo ese mwirukanye mu rugo umwana abakiri umwana ntagomba mwirukanye abakiri umwana byensi nese navuga ngo umwana wanjye ubu si urongoye ukora ubukwe ntabwo usubira kubagira akavuga umwana wanjye gutya so agomba kwita umwana wawe ariko inshingano ziragabanuka uvuga ngo afite ubuzima bwo agiye kubamo ku giti cye ibyo ashaka kwitunganyiriza nimba inshuti agomba kubana nazo nimba akeneye kujya ataha saa 3 z'ijoro ubwo nyine atahe mu rwe
nta wakomangira ibintu nk'ibyo ngo kugeza isaha ntago mimwifuriza nubwo arageza kuri iyo level atahira igihe mu rugo nimba arabagiye gusura nyine agataha kare nimba arakazi ka shooting ushobora gukererwa wenda akagenda saa sita muhamagara nyina ati yarari muri ibi ngibi baraje nta kibazo mbese muri rusange. Yego. Okay, sawa cyane. Tugana no ku musozo kugira ngo tubareke wenda mujye no muri shooting dusanze mwaye mugiye kujya muri shooting. Gashugi series ni series abantu bari bufate gute umuntu utarayireba n'icyo umushishikariza n'uwuhe mwihariko wayo kugira ngo n'umuntu utarayireba aze kwishakisha ajye kwireba. So and good ni filime nziza, ni filime ikoze neza, ni filime iteguye neza nko bivuze ko Gashugi series. Yego. Bica kuri channel ya Gashugi series n'ubwo wenda twazabihindura wenda nyuma ariko kubera filime nyinshi tuzajya ducisha ariko filime yitwa Gashugi series muri rusange tumaje kugera kuri season ya 3 episode ya 26 nimaje kugera nakuvuga ngo bayirebe bayikunde bakoreshe ya bakande subscribe bashyireho like comment byinshi bitandukanye n'abakinnyi b'abahanga isoka buri mbere no kuwa kane mbona itegeko kugira ngo isoka by'itegeko saa 2 z'umugoroba and then abantu bayirebe bayikunde turashaka kugira ngo niba bamara kumva ko ibagiyemo neza 100% tugitubahiriza byibuze buri munsi n'ibyo twayohereza buri munsi ni filime ikoze neza irimo abakinnyi b'abahanga nk'abangaba bakariza bagatesi ba Diane ba Makariza ba Era ba Bruno ba Chelsea ba AC benshi batandukanye so navuga ngo ni filime nziza rero ikoze neza bayirebe bayikunde baditekerezo byabo mbese nuvuga ngo ibyiza biri imbere twabakorera ikintu cyambere ngiye nshimira kugeza isa kandi maje kugeraho nuko ibyo nagezeho byose mbigeraho kubera abantu so iyo bataza kuba aribo ntagomba ningewe uyu nguyu mubona so nshima ko abantu banyumvise wo mu gitekerezo wese nkigenderaho wampa ikibi nkayungura ngakuramo ibyiza wampa ibyiza habigenderaho nkumva ibitekerezo hariho na nimero za telefone dukoresha za WhatsApp ushobora kutwandikira ibitekerezo ushaka guhura n'abakinnyi ushaka kudereza ibyo twamamaza ushaka kudereza kandi kazi mu buryo mu cyangwa ubundi so we are ready gukorana namwe. Thank you. Asante sana Gashugi. Hanyuma Akariza nawe dusoza abakunzi bawe muri Gashugi series noneho ni icyo urimo bizeza. Ndabizeza ibyiza byinshi biri imbere mbashimira ukuntu bakomeza kudusapotinga ukuntu batwereka ko nyine ibyo dukora babikunze badahwema kutuba hafi so ibyiza biri imbere. Yego. Mwakoze cyane kubana natwe kuri Yawe TV nitwa Patrick ndabashimiye cyane kadusubire mu biganiro byacu bitaha.